abanyamujyi kubera ukuntu badashaka gusenga ariko bakeneye kumva Imana ivugana nabo kubera ko hari ibintu bitakemurwa n'amafaranga na diplome n'ubwiza na bya bindi bakeneye kumva ijwi ry'Imana usanga ari kuvugana nanjye Mana none abahanuzi barabimenye nabo babareberayo arihata cyatotako endo pero sawa none namwe muri kuvuga Mana nanjye ndagukeneye uzi ikintu akora aragupfunyikira kwikorera uburiri icyo Yesu yabishakagamo nukubwira abantu ibyo abantu badashoboye ibyo abantu badakora ibyo inshuti zitakora ibyo diplome yawe itarema ibyo uburebure n'ugufi bitarema hari Imana ibishoboye. Imana dukorera, Imana mwahoze muririmba, niyo Mana yonyine tubaha amategeko mpuzamahanga. Ntabwo Imana isaba uruhushya kujya muri Amerika. Oya, nta nubwo Imana ishobora kugukomangira iwawe ngo ivugane n'umuzamu. Imana ikorera ahantu hose nk'ihamenyereye. Ziranye cyane, mbishimiye Imana cyane. Imana irakoze. Kandi ndashimira na korali Benezeri mwateguye ibintu byiza. Imana ibaha umugisha. N'abantu mwese mwanyuze hano mukaduhesha umugisha. Yewe ndimo ndakira ibintu by'Imana kubera ko turi mu mpera z'umwaka nitonze. Mfite ubwitonzi bwinshi, turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Mwanyemerera tukongera tugakomera Imana amashyi dutuje. Tuyikomera amashyi mu cyubahiro cyayo tuyigomba dutuje. Imana irakoze. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 145. Muharebe Zaburi 145. Ngiye kwasoma imirongo 3 yonyine. Zaburi ni Zaburi y'ishimwe ya Dawidi. Ni Zaburi Dawidi yaririmbye Imana imaze kumuvana ku rwego rumwe imugejeje ku rundi. Avuga Imana neza. Kugira ngo abantu batazagira confusion, babona Dawidi akomeye ari umwami ameze neza bakagira ngo niwe wabyiteye. Ashaka gusobanura umugabo udasanzwe uri inyuma y'imirimo babonana Dawidi. Bituma rero yandika Zaburi 145 kandi yandika ameze neza. Iyo yisomye cyane ashobora kuba yaranahaze. Hari ibintu naketse ndimo nsoma iyi Zaburi, ashobora kuba Dawidi yaragize inspiration cyangwa se yarumvisha iyi Zaburi akayandika haze. Kuko arimo aravuga Imana neza, nta munaba afite. Iyo usomye iyi Zaburi nta munaba urimo, nta no gucyurira Imana, nta n'amatiko yo kuvuga abandi bantu. Arimo aravuga Imana gusa. Imana idufashe dusome. Turahera ku murongo wa 10. Zaburi 145 umurongo wa 10 aravuga ngo Uwiteka ibyo waremye byose bizagushima. Abakunzi bawe bazaguhimbaza. Bazavuga icyubahiro cy'ubwami bwawe, bamamaze imbaraga zawe, kugira ngo bamenyeshe abantu iby'imbaraga yakoze n'icyubahiro cy'ubwiza bw'ubwami bwe. Tuvuge ngo amen. Isobanura mpamvu ya Zaburi nayirangije. Ngaho Dawidi yarari muri mudahaze ameze neza. Noneho ashaka gusobanurira abantu bahuye nawe akuze. Reka mvuga ibintu bikeya bihuze n'ubuzima tubamo. Ashaka gusobanurira abantu bahuye nawe ashobora kwiyambutsa rompu. Murankurikiye? Ashaka gusobanurira abantu bahuye nawe afite abana, bahuye nawe afite abana. Ashaka gusobanurira abantu bahuye nawe avuga Icyongereza afite na kontra y'akazi. Ababwira yuko ubuzima bamubonana kuva ku bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe hari umugabo witwa Imana wabikoze. Kugira ngo hatazagira umuntu bimwitirira agashaka kwita Dawidi ko ari umunyembaraga. Murankurikiye? Ashaka kubasobanurira ko ubuzima arimo ari Imana yabwubatse, ari Imana yabikoze. Duhereze Imana icyubahiro. Uyu mugabo ndamukunze. Ntabwo avuze ngo nari umunyembaraga, ntabwo avuze ngo ibi bintu ni njye wabikoze, ahubwo aravuze ngo Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Aravuze ngo abakunzi be bazavuga iby'imbaraga yakoze. Iyi konseri rero ifite intego yitwa ibihamya. Ariko Mana, bino bintu birakomeye kandi ngiye kuvuga iminota mike mwongere muririmbe. Ntabwo ntinda, ndi mu mwuka wo kwitonda. Iyi konseri ifite intego ivuga ibihamya. Ndashaka kubanza kubasobanurira ibihamya, mvuga ibindi bintu bikeya kuri byo dusenge. Iyo usomye mu mvugo ya Bibiliya cyangwa ugakurikirana mu mwuka,
ibihamya ndashaka kubibasobanura neza, ni ibintu bifatika, ni ibintu bifatika bidashobora gushidikanywaho n'umuntu, yaba kuzi kera yaba ubimubwiye none. Ni ibintu bifatika bidashobora gushidikanywaho n'umuntu uwo ari we wese, byerekana ko Imana hari ibintu yakoreye umuntu runaka bidasanzwe. Ku bantu bishobora kuba bisanzwe, ariko kuri we akurikije ahashize agakurikiza naho ageze, ntabwo kuri we bisanzwe. Icyo nicyo bita ibihamya. Mu yandi magambo, ibihamya ntibinasaba kunabivuga cyane, ahubwo byo bifite n'umurimo wo kwivugira, bikabwira abantu ngo nyamara Imana yarakoze. Haleluya, haleluya. Natangaye, mundebe hano, guhura na Dawidi atwaye igihanga cya Goliyati ni igihamya, kuko Goliyati arazwi, Abisirayeli baramuzi, mu minsi 40 batuka baramuzi. Guhura na Dawidi rero, umwana utagira bataye barurirwamo mu gisirikare, umwana waje aje kureba bakuru be, aje kubasura ngo amenye amakuru y'amashira kinyoma, ugahura nawe atwaye igihanga cya Goliyati, icyo ni igihamya. Nibisaba kumubaza ngo byagenze gute. Igihari nuko atwaye igihanga cy'intwari yitwa Goliyati, birasobanuye ngo ni ibintu Imana yakoranye nawe, afite bifatika bidashidikanywaho, byerekana kugira neza k'Uwiteka. Simbirangije ibihamya, ndumva mfashijwe ndabirangije. Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Ibihamya rero bitandukanye n'ubuhamya. Nkunda umubyeyi witwa Hana, muramuzi mwese. Amaze kubyara, umugabo we Yerukana yaramubwiye ngo jyana umwana wabisezeranye n'Uwiteka. Aravuga ati ntabwo mujyana, ndamureka abanza acuke. Muzi icyo byari bisobanuye? Kwari kugira ngo abanza atembere. Si ngombwa ko atanga ubuhamya, atembere. Nagera ahantu bakavuga ngo ariko uyu mwana Samweli n'uwandi, bamenye ko ari uwa Hana yamuhawe n'Uwiteka. Uyu mudamu azi gushima, ntahubuka. Ndebe hano ngiye kubakopeza ibanga rikomeye. Ubuhamya ni amagambo umuntu avuga ashaka guhamya umurimo w'Imana yakoze, ariko akenshi ubuhamya buzamo amavangirwa menshi. Icya mbere, ushobora gutanga ubuhamya abantu bakarakara kurenza uko bari bishimye, cyangwa ushobora gutanga ubuhamya, murankurikiye, abantu bakabipinga nawe ubwawe ugakomereka. Ntago munyumvise? Ngiye mbarurirwa ku mudugudu, uje ugashima ngo ndashimira Imana ko yamuhaye umuceri, baseka. Bavuga ati Imana yaguhaye umuceri, nyamara ushima yari afite imbaraga z'umutima zimubwira ngo nashime, kuko hari bamwe batangiye kurya muri 70 na kangahe n'uyu munsi bataragira ikibazo cy'inzara. Ubwo rero bashobora kutabyumva. Ubuhamya rero aho bubera ikintu gikomeye, kubutanga ni byiza no kuvuga ni byiza, ariko ubuhamya umuntu ashobora no kubeshya. Ashobora no kubeshyera Imana, akavuga ibintu bitigeze bibaho, kandi muri iyi minsi bireze, ashobora kubivuga kugira ngo abone views, abone abantu bamwemera, ariko wakurikirana ugasanga ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. Murankurikiye? Ashobora no gukabya mu mvugo, akajya abeshyera ibintu Imana itigeze ikora, agakabya akabivuga bitewe n'utuntu tumurimo, akabivuga agakabya. Ikindi cyantangaje, murankurikiye, ubuhamya munyumve neza, umuntu ashobora kubutanga ariko akaboneka abantu bamuhinyuza, bamubwira ngo ibintu wavuze ntabwo ari byo, nta nubwo byigeze biba. Njye mba ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, hari umuntu utanga ubuhamya akavuga nk'igihugu runaka wakibayemo, akavuga ati ko ntakuzi muri quartier, ugasanga bahise bamukorera left. Ubuhamya rero buteza ibibazo, ariko ibihamya ntibiteza, kuko ibihamya ni ibintu bifatika, ntibisaba kubivuga, byo birivugira. Niba warabyaye abana barahari, niba Imana yarakureze uri imfubyi ikagukuza ukagira ikinyabupfura barakibona. Yesu ashimwe. Niba Imana yarakwinjije muri uyu mujyi ikakwinjiza muri uyu mujyi ikawukwigisha, ukamenya kwiyambutsa rompwe ukabutwaramo imodoka, ibyo ni ibihamya. Ntibisaba kubivuga, ibihamya bifite imbaraga zo kwivugira. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire ibintu byantangaje kugira ngo tuze gusenga. Ibihamya bitwibutsa iki nk'abakristo? Kubera iki Benezeri yateguye ibihamya live concert? Ibihamya bitwibutsa iki? Harimo ibintu bigera nko muri 4, ndavugamo bikeya dusenga. Yesu ashimwe. Icya mbere nuko ibihamya, iyo hari ibihamya
bitwibutsa yuko Imana yumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Iyo duhuye n'ibihamya by'ibintu Imana yakoze bifatika ku muntu, twari tumuzi, twarabanye, tukabona hari ibintu Imana yakoze, bihita biduterura aho turi kumurebera, bikatujyana mu masengesho, twahagera tugatumbira Imana, tukibuka ko ari Imana yumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Ibihamya bibitsemo imbaraga zo kutwibutsa ko Imana yumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Reka ibintu bikeya dusenge. Icya kabiri cyantangaje, reka ne gutanga ingero kugira ngo nkoreshe iminota mikeya. Haleluya. Ibihamya binatwemeza ko Imana isohoza amasezerano. Imana irasezeranya ariko yarangiza ikagira gute? Iyo tubonye Yosefu bamutembereza mu Egiputa, tukamwibuka abakuru be bamufata, tukamwibuka bamushyira mu rwobo, ariko tukanibuka ko Imana imusezeranya yanabivuze, tukamwibuka ari ku isoko mpuzamahanga ry'abacakara bamukandakanda ngo barebe niba ari igicuruzwa gifatika, tukamwibuka Potifari aje yiviriye mu kazi akabona niwe ukanyakanya mu bicuruzwa byasigaye, ubundi bari bamubenze Yosefu, tukamwibuka Yosefu ari gukuba amasafuriya, nyamara bakubira amasafuriya bari mu baturage azayobora, ariko Imana yarantangaje. Imana nagiye ibyemera umuntu ashobora gukubira amasafuriya uwo azayobora. Muvuga ngo ni amasezerano aca kugira ngo Imana iremye ibihamya, utazabeshyera Imana iremye ibintu bihamya. Twareba Yosefu tukamubona Yosefu ari muri gereza mu gitondo, ariko nimugoroba akaba ari mu mwanya udashobora kumusuhuza. Murankurikiye? Twamwitegereza tukamubona batangiye kumutembereza mu Egiputa. Imbere hari umwami ku ifarashi, uwa kabiri ukurikiyeho ni Yosefu. Duhita dutekereza ko Imana ari Imana isezeranya kandi igasohoza. Ndashaka kubabwira nitonze, ni Imana isezeranya kandi igasohoza. Dufite ibihamya hano bitwereka ko Imana isezeranya kandi igasohoza. Ushobora kuba urategereje igihe gito cyangwa kinini, ariko ni Imana isezeranya igasohoza. Haleluya. Haleluya. Ntabwo nzi impamvu Ebenezeri yantumiye. Muri iyi minsi nagize umugisha mwinshi, hari ibintu nasabyemo akazi ndagasaba, ndetse mbwira n'Imana ko ngashaka mu kwa 12 mu ntangiriro. Kontara bayimpaye ku itariki ya mbere. Ejo navuye kubwiriza mfunguye email nsanga arimo kontara. Nanjye ubwanjye nifitiye ubwoba. Mfite ubwoba. Kontara bayimpaye ku itariki ya mbere, barayinyoherereje, nagiye kubwiriza sinayibona, noneho bigeze nimugoroba ntacye ejo mvuye kubwiriza ndasoma nsanga harimo kontara imbwira ngo watangiye akazi ku itariki ya mbere. Sindatangira akazi ariko ubu natangiye guhemba. Ibihamya bitwereka ko ari Imana isezeranya igasohoza. Kandi hari ukuntu Imana yajyaga ibimbwira nkumva ntibikunda. Ukurikije imikorere ihari, ugakurikiza n'ibyo utekereza n'ibyo wibwira n'ibitekerezo byinshi byapfuye, ariko birakunda. Ni Imana isezeranya. Mujye mureka ibihamya bivuge kurenza ubuhamya. Ubuhamya mutazakoramo amakosa. Ni byiza kubutanga, ni byiza kubuvuga, ariko munirinda cyane, kuko ubuhamya ushobora gukoramo amakosa bakagutambikana. Turi mu kinyejana kibi kiri sensible, aho ushobora gutanga ubuhamya ukarara utariye. Ariko ibihamya ntibisaba gutanga ubuhamya. Niba Imana yaraguteyeho inyama wari unanutse kera, amafoto ya kera n'amafoto y'ubu biratandukanye. Ese muranyumvise? Haleluya, haleluya. Ibihamya rero biraduterura, bikongera bikatwibutsa ko ari Imana isezeranya kandi igasohoza. Twayihaye icyubahiro twitonze, ndi mu mwuka wo kwitonda cyane. Imana imfashe mu izina rya Yesu. Haleluya. Icya gatatu, ibihamya byongera kutwibutsa ko dufite Imana ishoboye ibyananiranye. Ibintu byananiranye bitwemeza ko ari Imana ibishoboye. Hari umugabo Yesu yabwiye amagambo mu butumwa bwiza, ntabwo ndi buvuge byinshi, aramubwira ngo ikorera uburi bwawe utahe. Muramwibuka? Amaze imyaka 38, ariko ikidendezi nta muntu umujugunyamo, ndetse n'abantu barahamutaye baramusize. Ayo mateka murimo murakurura. Ariko Yesu azaje kumugirira neza. Ntabwo yari yigeze asenga, ntiyigeze ahamagara Yesu. Murankurikiye? Yesu amuzanira neza imwiyenzaho. Arangije kumuzanira neza, amugirira neza, aramubwira ngo fata uburiri bwawe ikore ugire gute.
kuhura nawe rero yikoreye uburiri byateye ingorane. Bamwe baramubwira ni ku munsi w'isabato, abandi baramubwira ni ukubera iki wikoreye uburiri. Arababwira ngo uwankijije niwe wambwiye ngo ikorera uburiri bwawe ugira gute utahe. Kwikorera uburiri icyo Yesu yabishakagamo ni ukubwirira abantu ibyo abantu badashoboye, ibyo abantu badakora, ibyo inshuti zitakora, ibyo diplome yawe itarema, ibyo uburebure n'ugufi bitarema. Hari Imana ibishoboye. Kamvuga ibintu bikeya ku Mana. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana dukorera mu ndebe hano ni Imana yigirira icyizere ku rwego ruri hejuru. Ni ukuri muri aya materaniro mu mbaraga zayo zose. Kandi ntihari nk'umusaza ukirutse malaria muri CHK. Nta nubwo Imana ihari nk'umusaza uri mu cyo kizabukuru. Ihari nk'Imana nyamana muzi. Ariko murebe ukuntu yigirira icyizere. Ntiyaje ikangana, nta makote yambaye nk'aya yanjye, nta karuvati. Muzi impamvu? Ni Imana idafite ubwoba buzayisimbura. Ni Imana yicara ikivuga tutayivuze, ikavuga ngo ni njyewe Uwiteka, nta yindi Imana bahuretse. Reka mabwire ibintu bibiri gusa Imana igira mu bitahane. Yesu ashimwe. Ndimo ndavuga ko ari Imana ishobora ibyananiranye. Imana dukorera, Imana mwahoze muririmba, niyo Mana yonyine tubaha amategeko mpuzamahanga. Ntabwo Imana isaba uruhushya kujya muri Amerika. Oya. Nta nubwo Imana ishobora kugukomangira iwawe ngo ivugane n'umuzamu. Imana ikorera ahantu hose nk'ihamenyereye. Nk'ihamenyereye. Ikorera muri Salemu nk'ihamenyereye. Ntibisaba kwica kuri disciplinary nubwo yabareba gute. Ikorera nk'ihamenyereye. Murangurikiye? Ntibisaba yuko ica ku muntu wari we wese. Imana dukorera ni Imana ikorera ahantu hose nk'ihamenyereye. Ni Imana ikorera mu mutwe, ni Imana ikorera mu ruhu, ni Imana ikorera mu maserire, ni Imana ikorera ahantu hose nk'Imana ihamenyereye. Imana indinde kurira mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Turi ku ijambo rivuga ibihamya. Ibihamya ntibisaba kubisobanura. Ibyo byabyo biragira gute birisobanura. Wakubonye kera mu cyaro urwaye imvunja, akakubona wambaye inkweto, uzi no kwifunga inatewe n'umuti. Aravuga ati kamemu Imana yakoze ibintu bikomeye. Haleluya. Haleluya torero. Haleluya bene data. Haleluya, haleluya. Ni Imana ikorera ahantu hose nk'iyamenyereye. Ntijya gukora interview ya visa, ntisaba passport. Ntabwo Imana ikoresha irembo. Abashumba bayivuze kera barayizi. Ntabwo Imana ikoresha irembo. Oya. Ntabwo Imana ishaka icyangombwa ko yakatiwe cyangwa itakatiwe. Niyo Mana yonyine tubaha amategeko mpuzamahanga. Kandi kugira ngo Imana ikore ntibisaba ko ikora koperative. Yakora twayemeye, yanakora tutayemeye. Yakora twayifanye, ishobora no gukora tutayifanye. Yakora abantu bavuze ngo oya, yanakora abantu babyemeje. Yakora icyererewe nubwo abantu baba bafashe imyanzuro. Ni Imana ihagaze mu bumana. Haleluya. Niyo mpamvu ari Imana ishobora ibyananiranye. Ibihamya bitwibutsa ko ari Imana ishobora ibyananiranye. Icya kabiri cyantunguye ndakibwira abahanga hano. Abantu mwese muri hano mwize kontability. Imana nta mukontaburi igira. Imana nta mukontaburi igira. Abo wize CCA, CPA twatundi twose mwiga. Nge sinize kontability nize ibindi. Ariko Imana nta mukontaburi igira. Muzi impamvu? Yarwara umutwe atarabasha kubarura imari y'Imana. Kubera iki? Imana irakize, ifite stock zagaragaye n'izitaragaragara. Ese muranyumvishe? Imana ifite stock zagaragaye n'izitaragaragara. Ifite amariba yagaragaye nandi ataragaragara. Ifite ubutunzi buri ahantu hagaragara n'ubutagaragara. Imana irakize ku rwego itagigira crise. Ni Imana rero ishobora ibyananiranye. Ibihamya bibwira mugenzi wawe ngo nawe Imana yabishobora. Nawe Imana yabishobora. Kuko ari Imana ishobora ibyagize gute ibyananiranye. Ibihamya bisubizamo abantu imbaraga kurenza ubuhamya. Mundebe hano babwire. Iyo usomye mu buzima bw'abantu hari ikintu abantu bakunda gukoresha ni amaso. Kuri abantu benshi ntabwo bemezwa n'ibyo bumvise, bemezwa n'ibyo babonye. Niyo mpamvu kwemeza abantu ukoresheje ubuhamya hari abatabyemera. Twebwe iwacu hari n'abagira akantu bakubaza bati turashaka kuganira nyuma y'iterano ukagira ngo ni byiza.
ako bashaka kubaza ibintu byabaye. Ariko ibihamya Yesu ashimwe, amaso ababireba, intoki zishobora kubikoraho ukavuga ngo nukuri Imana yakoze umurimo. Nari kuza kubyigisha, nari kubasaba umwifata, ariko wangoye. Abazanye n'abagabo babo bicaranye basi kugira ngo tugire ibihamya bikeya dushyira iruhande. Twarazanye n'amaturo menshi, tukaza twikoreye, tukazana ibintu bitandukanye kugira ngo tubwire Imana ngo dufite ibihamya. Haleluya. Ariko reka ndekeraho. Icyanyuma ni nacyo nsorezaho, tugasenga. Iminota yanjye irabirangiye, bamaye iminota 25 kandi nanjye ndakoresha mike. Ibihamya ni ikimenyetso cyerekana ko Imana ikunda umuntu wese, kandi ndaje mbisobanure. Murankurikiye? Iyo tuvuga umusaraba Kristo yabambweho, ni ikimenyetso kibwira abari mu isi bose ko Imana ibakunda. Udashingiye kubakubwiye ko bakwanga n'abakureba bakagira iseseme, hari ikimenyetso simusiga mu isi y'umwuka cyitwa umusaraba, kivuga ngo Imana iragukunda. Kandi mu bintu bintungura, munyumve neza, Yesu ashimwe, Imana igira urukundo rwiyenze, ihereza n'umuntu utabisabye. Natwe twese ariko Imana yadukunze tutabisabye, ntabwo ari uko twebwe twagiye kwishaka, ahubwo igira urukundo rwiyenza. Murankurikiye? Ruvuga ngo I love you. Vuga icya kabiri, nuko umuntu wibuze mu isi, kuko mu mujyi wa Kigali, mu ndebe hano babwire, hari amavuta y'uburyo butatu bemera. Iyo utayafite uribura, ubura aderesi. Singiye gusoza. Hari amavuta y'uburyo butatu mu mujyi bemera. Iyo utayafite ubura aderesi. Mumbaza akambere. Akambere ni agafaranga. Hari n'amakorari utarepetamo, wenda Salemo ntabwo babizi, kubera ko mwebwe mutarageraho, ariko mu mujyi hari abo tubiziranyeho, hari korari utarepetamo. Hari na korari kugira ngo urepetemo bakwakire, babanza kuza kugusura, bakareba imitekere yawe, uko uteka birangana n'uko ungana mu mufuka. Bashobora kukwakira cyangwa ntibazakwakire. Muranyumvise? Simbizi niba ari bikotoro, niba ari amavuta ameze gute, ariko nika bavuga ubutumwa babyise. Na amavuta ngo bemera agafaranga. Ntibinasaba kutanga ibitekerezo cyane. Buriya abantu bakunda kuvuga cyane, akavuga agashaka ibitekerezo byo byumvikana, ntabwo afite mu mufuka. Mu mufuka hahindura imyumvire, hagatuma ujya gutanga ibikishimura kiti, nyamara twabikora gutya, kandi akenshi usanga ari yo myanzuro. Ayo ni amavuta ya mbere bemera. Amavuta ya kabiri bemera, anafitemo n'ivangirwa rikomeye, ni ukuba ufite ijwi ryiza ukaririmba n'uwarakaye agaseka. Ntabwo ari nk'iri ryanjye rirwaye rihora rivuga, ni ijwi ryiza kabisa, ku buryo uririmba baritoni wamanuka muri soprano wafunga, n'umuntu wari warakaye akisetsa akavuga ati wow. Gusa habayemo ivangirwa, abantu benshi birirwa mu ruzerero kubera amajwi meza. Ngewe maze iminsi ngenda cyane, ugera i Rusizi cyangwa wagera i Kirehe, ukagira ngo muri ADPR Kigali ntibakirepeta. Hari y'amakorari, hari y'abahungu bararirimba, nubwo bamufiteho umugayo ukabutubwa Imana mubabarire vuba vuba kugira ngo nakire ibyiza Imana imuhaye, kubera kuririmba gusa. Hari abantu bafite amajwi wagira ngo bararabayacu, bararirimba. Kandi abantu mwese muri mu murimo w'Imana, ndabinginga mu mwami wacu Yesu Kristo, abato namwe muririmba, amajwi yanyu muyatoze, kuko amasezerano Imana iha abantu bafite amavuta nkayo nuko imukira mu mujyi. Naza azagusimbura mikrofone bayikwake, uzahinduka umufana we, muvuge ngo mbagira inama y'abagabo. Ese muranyumvishe? Merutse mu giterane Rusizi, cyari igiterane cyahuje abana bose, baracuranze, bararirimbye, bararirimba, hakajya manura ukagira ngo umunyamerika. Ndabareba numva agahinda karamfashe, mbona bose bazimukira i Kigali. Kuko Imana, umuntu ufite ibintu nk'ibyo asoreza mu mujyi. Iyo rero warangaye ku muhamagaro ntiwitoze, ntushiremo imbaraga, ntusenge, ntusaba amavuta, ahita gusimbura ugahinduka umufana. Ndabona mu nyanzi kamvuga ya gatatu. Amavuta ya gatatu nayo ngiye gusorezaho, Yesu ashimwe, ni ukubuzi kureberayo abanyamujyi, kubareberayo. Aya ngaya afitemo n'ivangirwa, bashumba barabizi. Ndakoresha uyu mubyeyi turaziranye, ukurikije amatama ye murabona ko harimo umuceri.
amatama y'abayareba murabona ko ari mu muceri. Urumva rero ugiye kumuhanurira ugenekereje umubeshya ntiwamubwira umuceri, uhita umubwira uruganda i Dubai. Ukamusaba gutera roruya 7 z'umurambararo. Uko azitera niko atakaza we wanyawe, ahinduka fotokopi ukamubibamo ibintu ushaka. Muri iminsi ndimo nasengera abahanuzi bacu ngo Imana ibahe n'ubushobozi ibarinde udufaranga turi hano hanze. Umuhanuzi hano muri riteraniro, Imana igira ikintu ikumpera kugira ngo ikurinde. Hano hanze hari umwaka ku bahanuzi bamerewe nabi, barimo baraho udufaranga bakabazamura muri etage bafite na buffet. Abakire niko basenga. Njye marutse kubasura abantu b'abakire basenga bafite buffet ishyushye n'amaji yafashirwa, afata ji agasoma ati hanurura umukozi Imana rwamo. Nta dayimoni baba bafite. Muranyumvise? Rero hari ayo mavuta yo kubareberayo, kandi muri uyu mujyi arimo arakora. Ese ntabwo muzi ko akora? Abantu bari kwihumisha. Urumva giye maze muri ADPR imyaka 30 twarasenze ishyamba riraka, nta kintu wambeshye. Twasomye amandiko dukora n'amakosa, turamya Imana dukora iby'imbere n'iby'inyuma. Muranyumvise? Twakoze amakosa menshi atandukanye, ndakura ndegeje imyaka 30 ni muri ADPR. Muriho muranyumva? Usanga rero abantu muri minsi barimo bihata kubera ko ntacyo afite, kandi murabizi ko Imana ntabwo ari radio ufungura muri FM ngo ivuge. Ishobora no guceceka kandi bemera, ikaba mwituze gusa ikavuga iti ndabemera abana banjye ariko ntivuge. Noneho kubera ukuntu umukeneye ubuhanuzi n'ababarebera yari ihata, umva ko imbwiye irambwiye ngo izaguha umugabo mwiza, kandi Imana iramuguhaye pe, uzaguha keya, uzagukunda. Ubwo ntabwo ari ubuhanuzi, ni igitekerezo. Ni ibintu bisanzwe umuntu yakubwira muvuganye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Iyo rero mundebe hano ngiye gusoza, iyo mu mujyi ntugira amafaranga, nta jwi ryiza ugira, nta nubwo bareberayo, bwira mwene so ngo ugabanya amatiku. Mu bintu nzi nuko aka kanya hari abantu bamaze gutegura Noheli. Hari imbuga nkoranyambaga ziriho brochette, bamaze gupanga uburyo bazajya brochette, bamaze gutuma ihene, ariko we ntabyo uzi. No muri kore hari abantu bamaze kwihuza, ariko we ntabwo uzi. Uzi impamvu? Nta mafaranga, ntubareberayo, nta nijwi ryiza. Urasabwa kwiyakira ukuri. Abo bantu bibuze rero nicyo ngiye gusorezaho, nicyo nashaka kubabwira. Hari igihe umuntu yibura ukajya mu bantu nufitingemo ntibakwemere, ukabikundisha ahubwo bakagukomeretsa. Ukindi umukiza ugiye gusuhuza umuntu akaguha ikiganza, areba hano anavugira kuri telefone, halo, akabuta Imana wansuhuza unyitayeho, ugasaba n'umuntu kwa gusuhuza ko ashyiramo n'imbaraga akanga. Uwo muntu wibuze yakwisanga mu rukundo rw'Imana. Ndabarangira adresse. Ibihamya ni ikimenyetso cyerekana ko Imana idukunda. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni bande bafite ibihamya bituruka mu rukundo rw'Imana? Ariko Mana ndafashijwe. Haleluya. Reka mvuge ibintu nka 3 dusenge. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Dufite ibihamya bituruka mu rukundo rw'Imana. Imana yakoze itabitewe n'imiryango, itabitewe n'inshuti, itabitewe n'abakomeye, itabitewe n'aboroheje, biturutse mu rukundo rw'Imana gusa. Kandi ibyo bihamya nibyo byinshi. Haleluya. Reka mvuge kimwe ubundi nsenge. Kuba ndi umukristo Jean Paul byatewe n'urukundo rw'Imana rwonyine. Njyewe nafashwe n'Imana mfite imyaka 4. Ku musozi wacu nta muntu wari uzi Yesu. Habe data, habe mama, habe abaturanyi bose ndabibuka. Umunsi umwe ngiye mu barokore twabitaga abapene, mfite imyaka 4 naracukiranye, nari mutoya cyane. Umuntu anjyanye, hari ukuntu umwana yacukaga mu cyaro bakabura ahantu bamushyira, bakamuntu bati mujyane, baranjyana. Ariko mukunjyana naho n'urukundo rw'Imana rwankuruye, n'urukundo rw'Imana rwanjyanye. Hageze bavuga Yesu, sinabyumva bimwe, ibindi ndabitahana. Kuva uwo munsi Yesu aramfata. Ibyo bintu byaturutse mu rukundo rw'Imana. Nta gishoro nashoye, nta mbaraga nashoye, nta bushobozi nashyizemo, nta bwenge nari mfite, ariko byaturutse mu rukundo rw'Imana. Kuba ntaranyweye inzoga, kuba ntaragiye mu busambanyi, kuba nkijijwe, byose ndabahamiriza ko byaturutse mu rukundo rw'Imana. Ibihamya rero ni ikimenyetso cyerekana ko Imana idukunda. Imana ibampera umugisha.
ndagira ngo dusenge. Munyemerere dusenge. Ombeka amaso yawe gatoya dusenge. Utekereze wenda nk'ibihamya nka bitanu. Muri ibyo bihamya bitanu uraza kuvanamo ishimwe ry'Imana. Ubwira Imana ngo basi nta kintu nakora, nta kintu nabona nguha, ndagushimiye muri kino giterane cya Ebenezeri. Ndagushimiye ko wanzahuye, ndagushimiye ko wanzanye, ndagushimiye ko wangiriye neza, ndagushimiye ko wampaye agakiza, ndagushimiye ko wankunze, ndagushimiye ko nisanze mu rukundo rwawe, ndagushimiye ko nabonye neza yawe. Biranashoboka cyane ko waba uri muri roteraniro utarakizwa, utarakira Kristo mwami n'umukiza. Imana ufite ubwihebe, abadayimoni bakongorera nkaho ntacyo umaze, wumva ubuzima ntacyo bukumariye, ndakwinginga mu mbabazi z'Imana ngwino urisanga mu rukundo rw'Imana. Mu rukundo rw'Imana niho umuntu wese yinjira, umuryango waho urafunguye. Ninde muri riteraniro utarakizwa, utarakira Kristo mwami n'umukiza? Urambura ikiganza cyawe cyane, urambure cyane cyane. Ndashaka kugusengera. Papa nturakizwa, mama nturakizwa, Imana iguha umugisha mwene data. Waraguye, wasubiye inyuma, nta muntu ubizi, ariko ubuzima bwawe bwarangiritse. Ninde wundi ngo tubasengere tubingingira Imana? Urambure cyane ikiganza cyane cyane, uhanitse cyane cyane cyane. Nyemerera utere intambwe uze hano tugusengere mu rukundo rw'Imana. Gwino hano imbere, warambuye ikiganza uwo ari we wese azamuka atere intambwe hano, abashumba bamurambikeho ibiganza. Umwigisha wacu mukomere Imana amashyi kubw'ijambo ry'Imana, hanyuma Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Tera intambwe we warambuye ikiganza, abashumba